kosa kandi ndi umuntu mukuru njya kumviriza ngira ngo numve ko aba bana ibyo bavuga ari byo nsanga bari gukora imibonano biri gusakuza pe byavugaga nyine nk'abantu bakuru bari mu cyumba cy'ibanga noneho numva ndababaye kandi uno mugabo ni umuturanyi wanjye ntuye kuri kiriya gipangu. Hashize amasaha make cyane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari k'Agashara mu rugo rwa Mugarura Karaveri aho ubwo abaturage bahahururiye ari benshi cyane bavuga ko batangazwa cyane n'ibyo umugore Karaveri yazanye mushyashya akora bitewe nuko ngo asambanira ku karubanda ngo yemwe nta n'ubwo bafite. Mpita njya kugisha inama umukecuru duturanye ngenda mubwira ibintu ko abana babimbwiye nuko mbisanze ni mukecuru ngira inama ibi bintu twabikoraho iki nk'abantu bakuru. Umukecuru ati ndakabagwa nawe arumirwa nawe ni mukecuru numva umwanzuro ukakaye ngiye gufata ingufuri tuhafunge Mugarura havira mu kiraka mu kazi tumwereke ibintu biri kubera uwo mukecuru ati ibyo nibyo kugira ngo duhuruze abantu dusakuze uriya mugabo urimo anasohokana umujinya nadukubite cyangwa akora iki mufunge. Twahise dufata ingufuri turafunga. Simoni yitwa Simoni cya Papa Melisi ati yinjiranye mu nzu na wa mugore wa Kinyo barafunze. Hari saa 5:30 z'amanywa binjira mu nzu. Majije kwinjira mu nzu ngenda avuga nti murabeshya bana baraza barandeba ndazenguruka ndaza ndirebera dusanga bafunze. Noneho njyewe nakoze ikosa ahubwo kera kabaye haje umugore w'uyu mugabo uryamye mu nzu arakomanga. Noneho uwo mugore aratwinginga ati mwakwihanganye tukamufungurira agasohoka akagenda n'ubundi ko byabaye niyakiriye. Namuhaye urufunguzo koko arafungura kura y'ingufura ayifata mu ntoki aramubwira ngo Papa Melisi sohoka n'ubundi byabaye. Banga kuvuga baraceceka. Noneho umugore agira umujinya akora ku rugi arasunika asunitse asangamo imbere bashyizemo indi ngufuri. Umugore aranaruhondagura cyane umugabo yanga gufungura. Uzi icyo nakoze ubwo nese mbwa nti funga iyi ngufuri nsubize imfunguzo za. Uriya mugabo bari baramuzengereje mu kigaragara ntago ari uyu munsi babonanye bari basanganywe basambaniraga muri aka gatoilette. Uwo mugabo urimo mu nzu yazaga kamugurira inzoga agurira inzoga umugabo w'uyu mugore kamugurira inzoga kamusindisha kubera ko rero yikundira agacupa agakomeza akanywa atazi bikurikiraho nyuma kumbi agaca inyuma akaryamana n'umugore we. Uranyumva neza banywa akayoga ari kumwe n'umugabo we ngiye mu buryo amakuru mba nyafite banywa akayoga barakanywa barangije udufaranga twabo. Uyu mugabo bagiye bamuherekera umugore n'umugabo bamuherekera. Noneho birangije bageze hepfo umugabo ku buryo yagiye ashuka umugore bundi baratindana. Noneho umugabo Kinyo aravuga ati ariko ubundi ko atari umwana ndi buheke nakwigendeye aragenda. Hari nka saa 4 nibwo bari ataha hano kwa Kinyo. Nyine uwo mugabo yaramutwaye aragenda aramurongora mu gisambu na n'uyu munsi. Nukuvuga ngo uyu mugore ntabwo yaje kuba ahubwo ni ugusenya arashaka kunyikira umwana. Nukuvuga ngo rwose uyu mugore amureke nukumureka. Uyu mugore ni indayambi uyu mugore ni umugome. Ni mu gihe Mugarura Karaveri uzwi ku mazina ya Nyiramenyo twahise tuganira nawe avuga ko kugeza kuri ubu ngubu icyateye uyu mugore kuba yamuca inyuma atari yakimenya gusa akagaragaza yuko bishobora kuba ari uko atanyurwa ngo atamurongora neza. Njye mbona umugore wanjye aba ari kugenda nce inyuma. Yitwa nde? Bamwita Karina. Karina nde? Karina ni jonze ariko yanze kumbwira irindi zina. Nose mumarangiye kingana gute umugore? Yewe urebye n'ukwezi. Ariko ngo basanzwe n'ubundi bamurongora. Njyewe nazamutse n'umugoroba umuntu arambwira umumama ngo rwose atumva Mugarura rero ngubwira ati umugore ufite ati nta kigenda ati umugore tubona shodekane na kana kuyu nguyu ariko amahezo ati nutagwara sida
ati uzagwara umutezi niko yanyibwiriye ati mwana wa mama ati gendere nanjye ngenda avuga ati ubwo iby'abantu sinabyizera kereka wenda nabafashe kuko abantu hari igihe bahwihwisa ibigambo wenda bakaba basenya urugo n'ubundi abaturage ntibajya kubumva ngo babikubwira kuvuga ko ngo babeshye rwose navugaga ati barabeshya kubera ko k'umuntu hari igihe umuntu yagusenyera da navuga ati nanjye ubwanjye aho kugira ngo numve amabwire y'abantu kereka nanjye ubwanjye mbifatiye yanguriraga inzoga ariko nibwanziguriraga sinarinze dire ze ukuntu zimeze nuko uyu nguyu nawe yakubwira ati ngo namuguriye inzoga urumva sinamenyaga dire ze kumbe yaragendereye ninjye yaragendereye ubwo nyine yavugaga ati po tereka nyiha inzoga n'ubundi kirindagire baba baza amasaha ndi butahire akaba umugore yamubwira tuze kwinyabya isaha n'isaha ubwo ni uko avuga ati wenda abantu ntibanyurwa kimwe urumva ntibanyurwa kimwe nuko wavuga ati umugore wawe akaba yavuga ati nabonye umugabo uzi kundongora uriya wenda nta kigenda ubwo nicyo yakuziza ubwo nicyo yaziza wenda kubera ko wenda atanakimbwira ariko urebye ni n'ibyo ngibyo. ahakomeza avuga yuko uyu mugore we bari bamaranye igihe gitoya ahisemo kuhita amwirukana. naba ndahiye ntabwo nazongera no gushaka n'undi mugore n'ubundi si n'ubwa mbere nshatse nari mfite n'undi mugore urumva yarananiye umugore twari tubyaranye abana 3 ariko muri 3 umwana umwe yamubyaranye n'undi mugabo dore baba hariya Sizike aho bita ku isi ya 9 afite uwo mugabo yitwa Kazungu umugore namubwiye ati rero tewa kugira ngo rero nzashwane nawe cyangwa ngo kubita ifuni nsanga ngiye mageragere ati mbabarira wigendera amahoro nanjye nisigare aho ngaho none ubwo nabana nawe ari namwe ko mutekereza wabana nawe ubwo banye nawe so n'ubundi yanjye so niyagira mwahuye gute se ubundi wamukuye dore ukuntu twahuye ni umumama wamundangiye aravuga ati kana kamugarura ndabona kuba uzawitekera ukubura ujya kuvoma ati uyu muntu ntago mwabana niwamushima ati rwose ati namushima ati mbona nta kibazo yewe ntitwageze tunakoresha n'ubukwe reka ubwo yaraje ubwo twibanira gutyo mbese. ngayo nguko uko Karaveri yagiye avuga mu kiganiro yagiranye na BTN ndetse mwumvishe nuko abaturanyi be bafata ibintu nyamara bavuga ko uyu mugore adashobotse kuko azana abagabo bagakora imibonano mpuzabitsina ku karubanda. kandi subscribe tujye twibonera umunsi ku wundi.